hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye, umuhungu wa Rukeba. Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva? Arantera mu office yanjye, baraza bambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari, sinzi niba ari perezida cyangwa yari ugomba kumubona. Rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba, nimumwihutishe mumuzane. Intambara zo mfite zirahagije, ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba. Baramuzana ajya hangera mu mateka, arangije arambwira ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye. Ntabyo narinzi. Ati ni ingabo zanjye, noneho ajya mu mateka ya runara, ajya mu shyarambwira ntabwo nari kujya mbabarire amateka ya runara, ntabwo nari nyazi, ntabwo. Ati aba bose akambwira abantu bamwe, akambwira base babo, abana. Ariko twebwe narizo ko turi Rwandese Patriotic Front, iyi ikaba ari ame ikomoka. Ati se Rwandese Patriotic Front ituruka he, ikomoka he? Mubwira amateka narinzi ya RPF. Ati abo bose uvuga nitwe. Ariko biba ibintu by'impaka ndende, ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe, tubigire turashaka iki? Ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo, nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano wicaye. Abisubiramo. Hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga ni Semaragiti. Semaragiti. Ahubwo ngo aza kundeba yabanje, kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo. So ndi hejuru ku floor yo hejuru, uwo Semaragiti arambwira ati ni ikimenyimenyi, ati abantu bamwe bagukorera bose, ati ni unari ni abantu banjye nkande, ati witwa Semaragiti ugukorera hano. Ati rero Semaragiti nawe ni boss wanjye buriya, uri boss wanjye Semaragiti. Ariko ngeze aho ndamubwira reka nkorohereze, urashaka iki? Amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka. Ndamubwira nti banza uhere kuri Semaragiti umutware, ugende mujyana aho ushaka, hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo, nabo mbaguhe wajyana.